Iyi ni Cloud Night, gahunda y'amakuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu gihe u Rwanda rwifatanyije n'isi kwizihiza umunsi wa Noheli, abana bo hirya no hino mu gihugu bifatanyije n'abagenzi babo mu byishimo byo gusoza umwaka wa 2017 ndetse no kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli. Ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza PSD riratangaza ko ryiyemeje gufasha guverinoma mu gushyira mu bikorwa gahunda yayo y'imyaka 7 ndetse no kwitegura amatora y'abadepite ateganyijwe mu mwaka wa 2018. Ubwo yaturaga igitambo cya misa kuri uyu munsi mukuru wa Noheli, Papa Francisco yikomye icyemezo cya Donald Trump cyakigamije kugira Yerusalemu umurwa mukuru wa Israel, avuga ko ari ubutaka butagatifu bwigenga. N'amakuru ya Cloud TV mwateguriwe nanjye Tasye Biziyaremye ku bufatanye na Infinix. Infinix, the future is now. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mu gihe abanyarwanda bifatanyije n'isi kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli, abarwayi bo mu bigo bitandukanye bifatanyije n'abana mu kwizihiza Noheli n'umwaka mushya twitegura kwinjiramo. Abana batandukanye bagiye kwifatanya n'abagenzi babo barwariye mu bitaro bya Masaka kwizihiza Noheli mu rwego rwo kubahumuriza ndetse no kubakinisha bimwe bibazanira ibyiringiro ndetse n'ibyishimo. Wineza Peraje, umwe mu barwarije mu bitaro bya Masaka, avuga ko bashimishijwe cyane no gusurwa n'abana bato kuri uyu munsi wa Noheli, rukaba ari urugero rwiza ku munsi nk'uyu. Babyishimiye cyane, twabyishimiye. Yishimye, yanezerewe, yaserebuye, mbese byamushimishije cyane kuko n'ubwa mbere ageze ahantu hari imbaga y'abantu ingana gutya. Igikorwa cyo guhuriza hamwe abana maze bakajya gufatanya n'abagenzi babo barwariye mu bigo bitandukanye kwizihiza Noheli cyateguwe n'ibigo bitandukanye birimo Kigali Marriott Hotel. Bavuga ko abana bato badakwiriye kwigunga ku munsi mukuru w'abana wa Noheli. Dukura aba bana muri karitsiye iyo mu bikari, twifuzaga ko nabo bagira uburenganzira bagakina, bakiga, bakanezerwa. Kuri uyu wa mbere rwa rujya n'uruza hirya no hino mu Rwanda bategura iby'umunsi mukuru ndetse n'abandi bakajya kwifatanya n'imiryango yabo mu ntara zitandukanye. Perezida w'ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage Dr. Vincent Biruta yatangaje ko barajwe ishinga no kugendera kuri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 bityo bigatuma ibikorwa bya PSD byagwa. Ubwo bari mu nama nkuru y'ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza, Dr. Vincent Biruta yavuze ko iri shyaka rigiye kugira uruhare mu ishyirwa mu bikorwa rya gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 ku bufatanye n'abanyamuryango bayo. Kumenya iyo gahunda ibiyigize nibyo twakoze kugira ngo tuyiganireho, ariko cyane cyane tukabumvisha n'uruhare bakwiye kugira mu kuyishyira mu bikorwa kugira ngo intego zirimo tuzazigereho. Ni gahunda yacu, ni gahunda ishyaka PSD ryibonamo kandi rigomba kugira n'uruhare mu kubishyira mu bikorwa kugira ngo intego zirimo tuzazigereho ndetse n'ibishoboka tunarenze. Bamwe mu banyamuryango ba PSD bemeza ko umusanzu wabo mu kwihutisha iterambere ry'u Rwanda ukwiriye kugaragara nta n'umusigaye inyuma. Ibi bikazatuma imbereho y'abanyarwanda bose irushaho kugenda neza. Nk'umunyapolitike uri hafi aho ngaho iruhande rw'abaturage, nkaba nzabafasha kubasobanurira neza no kubumvisha iyo gahunda y'imyaka 7 ya guverinoma no kubasha kuyishyira mu bikorwa muri domaine zitandukanye. Uretse kuba abanyamuryango ba PSD bafashe ingamba zo gufatanya na guverinoma gushyira mu bikorwa ibikubiye muri gahunda y'imyaka 7, iri shyaka rivuga ko rigiye gutangira imyiteguro y'amatora y'abagize inteko ishinga amategeko ateganyijwe mu mwaka utaha 2018. Abakunzi b'ikipe y'amaguru ya Mukura Victory Sport baba ku mugabane w'Uburayi bayishyikirije inkunga irimo ibikoresho n'amafaranga byose bifite agaciro k'amayero 3600. Ni inkunga Mukuru Victory Sport yari ikeneye ngo yunganire ingengo y'imari yayo muri uyu mwaka w'imikino. Ikaba yaratanzwe na Rumumba, umwe mu bakunzi b'ikipe y'Amakuru ubaha mu gihugu cy'Ubudage.
iyo nkunga yakiriwe na perezida wa Mukura Victor Sport Olivier Nizeyimana igizwe n'imipira 20, icyuma cyongera amashusho projector, imyenda 28 y'ikipe nkuru, imyenda 14 y'ikipe nto, igare rya sport, ibyuma bikonjesha frigo ebyiri zimukanwa na televiziyo ya rutura yo mu bwoko bwa Philips. Uretse ibyo bikoresho kandi diaspora yo mu Bubiligi yanahaye ubuyobozi bwa Mukura Victor Sport inkunga y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,500,000. Ubuyobozi bw'ikipe ya Mukura Victor Sport yashyikirijwe iyo nkunga na Olivier Nduhungirehe wahoze ari ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi, aherekejwe n'uwibajije Silvestre waje uhagarariye diaspora ya Mukura mu Bubiligi. Uyu muhango kandi witabiriwe n'uwahoze akinira Mukura akabaha n'umukunzi wawe witwa Kinyango. Mu basanzwe abakunzi ba Mukura baba ku mugabane w'Uburayi bahagarariwe na Bizimana Alphonse kandi bakaba biyemeje gushyigikira ikipe ya Mukura Victor Sport. Life is a journey. Every day, I'm constantly searching for the beauty in life. Capturing amazing moments beyond expectation. Those are always the best moments in life, and that's what keeps me going. Stay true to yourself with the all-new Infinix 05. Infinix, the future is now. Mwiriwe, amazina yanjye ni Iza. Nkaba nifuza kubabwira ibyiza by'iyi serivisi nshyashya igufasha kwivuza hamwe n'abaganga ndetse n'abaforomo b'inzobere ku mafaranga 500 gusa. Nibyo, kwivuza ukoresheje ikoranabuhanga natwe byatugezeho. Biroroshye kwiyandikisha. Kanda akanyenyeri 811 akadirishya kuri telefone yawe ukurikiza amabwiriza. Bona uburyo bwo kwivuza aho waba uri hose utavuye iwawe cyangwa mu kazi. Kwivuza byorohejwe kanda akanyenyeri 811 akadirishya babo. Serivisi zo kwivuza ukoresheje ikoranabuhanga abanyarwanda bose. Hamagara 8111 ku bindi bisobanuro. Ingabo z'igihugu cya Uganda UPDF zikomeje kugaba ibitero ku mutwe w'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Museveni ADF zikaba ziba mu mashyamba ya Kongo. Kuri uyu wa gatanu nibwo ingabo za Uganda zatangiye guhiga bukwari inyeshyamba za ADF ziba mu ishyamba rya Kongo zishinjwa guhungabanya umutekano w'igihugu cya Uganda ndetse n'icya Kongo. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier Richard Karemire yavuze ko indege z'intambara za UPDF zateye ibisasa aho umutwe wa ADF uherereye mu ishyamba rya Kongo. Umuvugizi wa UPDF akomeza avuga ko izi nyeshyamba zizakomeza guhigwa bukware aho zizaba zihishe hose. Brigadier Karemire ahamya ko nta ngabo za Uganda zirwanira ku butaka zinjiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko ahubwo hari kwifashishwa intwaro zirasa kure ndetse n'ingabo zirwanira mu kirere. Children. What you've heard of today, that is UPDF Ibyo mwumvise uyu munsi ni ibitero ingabo za UPDF zagabye ku birindiro bya ADF mu burasirazuba bwa Kongo. Ubushake bw'izi ngabo buzatuma tugera ku ntego zacu. Nta ngabo zirwanira ku butaka ziriyo. Twohereje ingabo zirwanira mu kirere ndetse n'intwaro zirasa kure. Birumvikana ko nta musirikare wa UPDF wakomerekeyemo. No soldier of the UPDF that has been hurt. Ibibaye nyuma yuko inyeshyamba za ADF zishe abasirikare 15 b'igihugu cya Tanzania bari mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abandi 50 barakomereka. Kuri uyu wa gatanu Major Peter Mugisa, umuvugizi wa diviziyo ya kabiri, yabwiye itangazamakuru ko umutwe w'iterabwoba wa ADF washakaga kwinjira ku butaka bwa Uganda banyuze mu karere ka Bundi Buryo. Mu mwaka wa 1990 inyeshyamba za ADF zagabye ibitero mu gace ka Rwenzori ho mu karere ka Kasese, Bundi Buryo ndetse no mu karere ka Kabarole. Muri icyo gihe izi nyeshyamba zikaba zarisha abantu basaga 3,000 abandi basaga 100,000 bavanwa mu byabo. Mu mwaka wa 2013 nabwo abaturage basaga 10,000 baturiye ku mupaka wa Busunga barahunze nyuma y'igitero cy'inyeshyamba za ADF cyabereye mu mujyi wa Kamango mu birometero 11 uvuye ku mupaka wa Kongo na Uganda. Nyuma yuko Perezida Emerson Mnangagwa agiye ku butegetsi bw'igihugu cya Zimbabwe, abaturage baratangaza ko ibiciro ku bicuruzwa bimwe na bimwe bitangiye kumanuka nubwo bitaragera ku rwego rwifuzwa.
muri gahunda nshya ya Emerson Mnangagwa yo kuzamura ubukungu bw'igihugu cya Zimbabwe harimo kuvanaho icyuho kiri mu ikoreshwa ry'amafaranga muri iki gihugu ndetse no kuzamura agaciro k'amanyazimbabwe gusa ntibiratangira gushyirwa mu bikorwa. Gifite mugano impuguke mu bukungu avuga ko mbere yo kumanura ibiciro ku masoko kompanyi zitandukanye zikwiriye kubanza koroherezwa. Nkanjye uri ku isoko mbona hakwiriye koroherezwa kompanyi mbere yo gushyira ibiciro ku murongo. Ikibazo cyo guta agaciro ku ifaranga rya Zimbabwe gishyirwa mu majwi cyane aho hatarashyirwaho umurongo ugenga isoko ry'ivunjisha. Ibi bigatuma amafaranga yo hanze arusha agaciro ay'imbere mu gihugu. Perezida Emerson Mnangagwa avuga ko guverinoma igomba gushyiraho politiki hamye igenga ifaranga ry'igihugu cya Zimbabwe kandi agakangura ababikije amafaranga y'igihugu mu mahanga kuyagarura. Ibi bikazagerwaho abakekwaho kwiba amafaranga y'abaturage nibafungwa ndetse bagakurikiranwa n'inkiko z'igihugu cya Zimbabwe. Kuva Perezida Emerson Mnangagwa yagirwa perezida w'iki gihugu, abaturage b'igihugu cya Zimbabwe bagaruye icyizere cy'uko agiye kuzahura ubukungu bw'igihugu cya Zimbabwe, aho guverinoma yiyemeje gukorana ndetse no kureshya abashoramari bo hirya no hino ku isi. We shall ensure the sanctity and security. Tuzakora ibishoboka byose kugira ngo amasezerano y'ishoramari ryanyu yubahirizwe kandi tuzubahiriza amasezerano tugiranye, turinda ishoramari ryanyu hakurikijwe amategeko kandi uburenganzira ku mutungo buzubahirizwa. The right to property shall be respected. Abaturage benshi b'igihugu cya Zimbabwe bashimangira ko ubutegetsi bwa Emerson Mnangagwa buzita cyane ku bukungu bw'abaturage. Turagerageza kwizeye impinduka nziza, kwizeye ibyiza mu gihugu cyiza. Kugeza ubu abaturage mu gihugu cya Zimbabwe bategereje ibyo Emerson Mnangagwa yabasezeranyije, haba mu kuzamura ibigo by'imari, kugabanya ibiciro ku masoko ndetse no kugarura umutungo w'igihugu wari waribwe n'abayobozi bakuru b'igihugu cya Zimbabwe. Amagambo y'umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uhuru Kenyatta bwana Raila Odinga yavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho yagereranya abamushyigikiye bo mu ishyaka rya NASA nk'abanya Israel bitegura kugera i Kanani. Kuri uyu wa 19 Ukuboza nibwo Raila Odinga yatangaje ko yiteguye kurahira nk'umukuru w'igihugu cya Kenya, nubwo na Perezida Kenyatta akomeje gutegura gahunda z'iterambere azibandaho mu myaka 5 iri imbere. Ndashaka kubabwira ko ninjya kubikora muzabona ibizaba igihe nikigera. Tuzakora ibishoboka byose tugere i Kanani, babyange babyemere. So now that we have sung, now I want to propose a toast. Jilungi ni Jacob na nuni mheshimiwa. I said remember komi melige mbu. Komi na je. Wait. Don't toast first. Noheri nziza. And then for our kubashaka kugera i Kanani. Cheers. Abinyujije kwihererekanya butumwa rya WhatsApp kuri iki cyumweru, umuvugizi wa Raila Odinga Denis Onyango yatangaje Clouds TV ko umuhango wo kurahiza Raila Odinga nka perezida w'igihugu cya Kenya uteganyijwe mu ntangiriro z'umwaka wa 2018, nubwo yirinze gutangaza itariki nyirizina uyu muhango uteganyijwe kubera. Ubwo Papa Francisco yasomaga misa y'umunsi mukuru wa Noheli mu gihugu gito ku isi cya Vatican, yagarutse ku cyemezo cya Donald Trump yari yafashe cyo kugira Yerusalemu umurwa mukuru wa Israel, mu gihe abakristo bavuga ko bigoye ko nyirikibaye Francisco yinjira mu bibazo bya politiki. Mu gitaramo gitegura umunsi mukuru wa Noheli i Vatican, abakristo batandukanye bavuze ko nyirikibaye Papa Francisco adakuriye kwinjira mu bibazo bya politiki uretse gutegura ibiganiro ku mpande zombi mu gukemura ikibazo kiri hagati y'igihugu cya Palestina ndetse na Israel. Je pense que c'est difficile pour lui. Ndatekereza ko bigoye kuri we kwinjira mu bibazo bya politiki, ariko n'umuhanga mu buryo buhagije ku buryo Yerusalemu igomba kuba iya bose. Papa bivuga neza, Yerusalemu igomba kwigenga igihe cyose. Papa ashobora kuvugana n'abantu bireba n'abayobozi, ariko mbona Yerusalemu igomba kuba iya bose.
ku idini gatolika Yerusalemu ifatwa nk'umujyi mutagatifu aho abakristo bemera Yesu bizera ko ariho yapfiriye. Aka gace kakaba gahuramo abantu benshi baba baje kwiyambaza umukiza wabo Yesu Kristo. Papa Francisco kandi avuga ko Yerusalemu ari ubutaka butagatifu kandi bwigenga budafitwe n'umuntu runaka cyangwa igihugu runaka. Yerusalemu ni umujyi wihariye. Abakristo n'abayisilamu batambira Imana muri uwo mujyi. Amategeko yose yafatwa agomba kuba mu nyungu z'ubutaka butagatifu, bakavukire ndetse n'abatuye isi muri rusange. Leta ya Vatican ikomeje kwihanangiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhagarika ibyemezo byayo bijyanye no kugira Yerusalemu murwa mukuru wa Israel. Eriko Mulinalo, impuguke mu mateka muri Leta ya Vatican, avuga ko Yerusalemu yahoze ari ubutaka butagatifu bw'abakuba Kristo bose, abayisilamu ndetse n'abayahudi. Akavuga ko uyu mujyi ufite aho uhuriye na Leta ya Vatican. It is the global center of Christianity, especially for n'izingiro mpuzamahanga ry'ubukristo cyane cyane ku bagatolika bitewe na Vatican. Noneho Yerusalemu ni ubutaka butagatifu bw'abakristo, abayisilamu n'abayahudi. Ndabona ko hari ihuriro rifatika kubera ko ari umujyi uturanga kuri leta ndetse n'iyobokamana. Mu masengesho akomeje kugarukwaho mu minsi mikuru ya Noheli muri uyu mujyi wa Vatican no gusengera abakristo batuye mu mujyi wa Yerusalemu kugira ngo amoko yose awutuyemo arangwe n'urukundo, bwumvikane ndetse n'ubumwe. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Inshuti bakunzi ba Klaus Night, naha dusoreje amakuru ya Klaus TV kuri uyu munsi mukuru wa Noheli ku bufatanye na Infinix. Infinix, the future is now. Mu gihe u Rwanda rwifatanyije n'isi kwizihiza umunsi wa Noheli, abana bo hirya no hino mu gihugu bifatanyije n'abagenzi babo mu byishimo byo gusoza umwaka wa 2017 ndetse no kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli. Ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza PSD riratangaza ko ryiyemeje gufasha guverinoma mu gushyira mu bikorwa gahunda yayo y'imyaka 7 ndetse no kwitegura amatora y'abadepite ateganyijwe mu mwaka wa 2018. Ubwo yaturaga igitambo cya misa kuri uyu munsi mukuru wa Noheli, Papa Francisco yikomye icyemezo cya Donald Trump kigamije kugira Yerusalemu umurwa mukuru wa Israel, avuga ko ari ubutaka butagatifu bwigenga.